inshuti banyarwanda, namwe bavandimwe b'abanyayuganda, nongeye kubaramutsa. nimugire amahoro. Iki ni igice cyacu cy'ikiganiro cya kabiri. Ndi majoro Michael Mupende, nongeye kugaruka hano kubagezaho iki gice cya kabiri cy'ikiganiro giherutse kivuga ku basirikari b'abanyarwanda bahoze muri NRA, ibice barwaniyemo, ibice baturutse bavamo mu Uganda mu burere bw'imirwano bajya gutangiza icyaje kwitwa RPA cyangwa Rwanda Patriotic Army, igisirikare gishya, no kurwana intambara yo gucyura impunzi z'abanyarwanda zo kuva muri 59 kugera muri za 60. Icyitonderwa, uyu mugabo Kagame uba mu Rwanda, uyu Kagame uvugwa ibigwi by'intambara n'ubutwari ngo yagize muri iyo ntambara, ntabwo iyi ntambara ya mbere yo gutaha mu Rwanda Kagame yigeze ayirangwamo. Ngira ngo akora urubyiruko bakamenye, kuko urubyiruko ruri mu rujijo cyane, kandi ibyo politiki iriho mu Rwanda nibyo ishaka ko abantu babaho bajijwe. Ntimujijwe, turahari. Kurikira aya makuru, kuko Kagame we yabonye urugamba rushyushye aduhungaho, ajya gukina amacenga ye y'ubugambanyi, ashakisha yuko azamara abandi bari batubuye, maze akazaza agategeka urugamba ndetse n'igihugu. Nuko niko amateka ameze ya nyakuri. Kagame iyo aza kuba intwari nk'iyo yita uyu munsi, akaba yaritangiye u Rwanda nk'uko abivuga n'uko abyigamba, ntaba yanararuse no kuva mu bandi ngo agire aho ajya gukina biriya bintu yaje gukina ngo ni amashuri. Nta musirikare twari dukeneye kohereza hanze kugira ngo tugire imbaraga zo gutera u Rwanda no gucyura abanyarwanda. Ahubwo twari dukeneye imbaraga za buri umwe, kwaba hari present, tugatera tugatabara. Banyarwandakazi, banyarwanda, inshuti, bavandimwe b'Ubugande, igikorwa gikomeye cy'ubutwari ku kintu cyose kibaho, cyane cyane ibyerekeranye n'urugamba, ni ukugitangira. Museveni agiye n'abantu 27 yararangije, deal was done. Intambara yatangiye, yari yinjiye, kari kabaye, yagombaga kwirangiza. Natwe twinjiye ducitse dutorotse, tumaze kureba ko ariyo nzira yonyine isigaye ihari, Rwigema akemeza ko dufata inzira tukumvikana, tukagira ibanga, tugacika mu ngabo za NRA. Nicyo gikorwa cy'ubutwari cyonyine wavuga. Ibintu bya Kagame kuri organizing yicaye ku butaka bwa Uganda, ari Mpororo, ari mu Rukiga, rwose nothing. Kandi byakorwaga na Museveni, twari tubirimo, nibo badufashaga. So Rwigema yaragiye kwihangira ibintu, yari azi ko bishoboka, yaranabikoze biraba. Niho uru Rwanda rw'uyu munsi rwakomotse. Ntabwo ari Kagame, ntabwo ari watuzuye, ntabwo ari watwigishe kugenda kujyayo, ntabwo twari tumufite, ntitwari tunamuzi, ntitwari tumufite no mu ntekerezo yuko Kagame turimo kwera duhunze muri bundi tutamubona. Icyo ni cyari kinyuzemo, ariko ni amateka ya nyakuri muyafate. Nkuko mbabwiye, Kagame yabonye urugamba rushyushye aduhungaho, ajya gukina iyo migambi y'ubugambanyi, aza kugaruka ari uko ibyabaye yashakaga byabaye, byageze. Byakongeraho kandi, iyo Kagame aba intwari, igihe yitwa ko ngo yagarutse akatugarukamo ngo kudutunganya ku rugamba ngo rwari rwatunaniye nk'uko abyigamba, aba yaraje agasanga ingabo twari turi muri za pariki y'Akagera no mu karere ka za Nyagatare, akaza akaturiyoganayizingirayo,
agatunganya iyo ntambara ku butwari bwe bikagaragara ko ari ubutwari. Ntabwo kwari ukuturindira ku butaka bw'i Bugande, hariya muri Mpororo aba muri Mbarara, aba arara i Kampala, arara i Mbarara, ariho yibera, ngo atwoganize ingero ku butaka bw'u Bugande ngo avuge ko hari ubutwari yakoze, kuruta twe twari dusari tugikomeza n'iyo ntambara tutaragize aho tujya. Dore rero ntatinze ntizimbye mu magambo, abatangiye urugamba aho baje bava, aho twaje tuva twese, ari nabo bantu baje biteguye b'indwanyi bakaza gutangira urugamba. Naho mureke uwo mugambanyi nabo bafatanije ibyo yirirwa yigamba n'ubwo bugwari bwabo. Kagame kuri jye akwiriye kwigaya. Dore aho abanyarwanda twavuye mu bice bya Uganda bikurikira, nkomereje mu bice nari nababwiye, ubu ngeze muri district ya Lira, Lira ya kera cyangwa Rango. Rango abanyarwanda bavuye mu burere bwa Bimu, aha niho murumuna wanjye ungwa mu ntege yaguye. Ahitwa Lito, ahitwa Apache, bakuru banjye haba habaye babiri muri unit ya Kaka, itwaga special unit. Aha nahagiye njya kubasura, njya no mu bindi bikorwa. Dokoro, dore za kona Kamudini ni ku muhanda uva kuri Karuma werekeza Goro, ari na branch ngo ujya Goro. Dore Moyo, district ya kera, ahitwaga Jumani, ahitwaga Raropi, ahitwaga Bibia, ukagaruka muri Karamoja region, ahesha ahangaha twadiringaga na ba cattle rustlers nangwa cattle raiders, abajura b'inka, ariko bose bari imbunda kandi barwanyaga ingabo za leta ko bashaka gukomeza n'igikorwa cyabo. Karamoja region yarimo Kotido, deployments, Kedepo, Katakwi, Moroto ku mujyi, hitwa za Matanyi, Rorochat, Kamusaraba, na Biratu, na Maru, Amudat, na Kumati, na Kapiripiriti. Hakabaho ku mipaka ku mazi ku nsharo ya Kenya, hitwa Giriki, za Kachariba na Karita, ukamanuka hasi muri Karamoja y'epfo muri pariki hitwa muri Rukajore, na hitwa muri Piani mu ishyamba rya Game Reserve. Aha hose je nahakoreye, ndahavuga amazi, nahagendaga n'amaguru, imiruka yose, amagomborora, amashaza, ndahazi cyane. Niho nari nagize umurimo wanjye, niho wari umwuga wacu, kurwana no kugenda muri ubwo buce no kubumenya neza kugira mu bugenzure. Muri CBI ari naho naje nturuka, nabaye Kebuskunya, niho bataye 66 yabaga nabagamo. Nkagira aha twari duturanye hose ni deployment nkenke, Hatari, Nkoriyo mu hejuru umusozi, reho navanje mva ku munota wa nyuma, Bukwa, Buko, Suam, aho se ni mu karere mu burere bwa twakoreye mu tuzi. Mbare ntiyari mu mirwano, ariko niyo yabagamo imbaraga zose zishyirwa mu mirwano, ko nto ubuyobozi bwabaga bwa division ya gatatu kenshi agasa na relative peaceful. Abava mirwano n'abarwara barwazwa bakaza kurwarizwa Mbare, n'imbunda zose amasito bakaba Mbare, n'ibintu bikorwa byose bikaba Mbare. So Mbare abantu bari badeployinze muri barracks ya Bugema, aricyo kigo cya gisirikare kiba muri Mbare, ariko hakagira ibikorwa byose bishingiye kuri Mbare bya deployments mu karere ka Mbare. Hamwe deployment ko hari bangegekanya na TS, urimo abarwanyi barwanya leta n'abajura b'inka bava muri za Karamoja no muri CBI. So Mbare dore deployment aho zari Sironko, umujyi muto uvuye Mbare, Muyembe, deployment yende Kababunambutie, ukazamuka noneho ukajya za deployment zo muri Mbare zari izo muri district ya Bugisu. Ariko none operation za abantu ba Foba kubera amashyamba ya Mount Elgon twazikoraga ahitwa za Pondo, ahitwa za Buginyanya, ahitwa za Bumasifa, ahitwa za Budadiri mu giturage, ahitwa Bududa, za Buwarasi, ahitwa za Simukona, ukazamuka umusozi hejuru mu mutwe wayo ahitwa za Pondo no kugera Magimoto muri Hot Springs. Aho se twakoraga operation za buri gihe kubera
ibikorwa by'abajura bambukiranya imipaka n'inyeshyamba za Fosso Boteback. Tujya guhaguruka muri Mbare, Mbare ifite amateka manini, abo bantu bose ba Karamoja yose, Teso yose, muri Kumam no muri Sebei, bose abasirikare bavuye twabakusanyirije muri utu turere two mu mujyi Mbare tujya guhaguruka. Nawe ko Mbare nangwa Eastern Region niyo yavuyemo ingabo Tangible Force ije gutera u Rwanda iri hamwe yibumbye. Twe dufite abayobozi, niho Nduguteye yavuye, niho Bunyenyezi yavuye, abo bose twari kumwe. Niho habaye force, usibye force y'Abanyarwenya Kampala n'abantu bavuye mu Western za Toro za Hezambarara, kandi abo bari bake, ingabo zaje ziridinga abandi. Nitwa abantu bavuye mu Eastern bafite command iri unified ishobora kugira icyo ikora. Niyo mpamvu Bunyenyezi rero ugiye gufungura, niyo mpamvu wumva force twagiye turabona basaba bose bavuye mu East twinjira muri pariki, zari ingabo ziri unified zitavangiye zisanzwe mu mirwano kandi ziri coordinated. Ibyo nagira ngo abumva aya mateka mu bifate neza mu byumve, niko byagenze, ni wino. So abantu bo mu mujyi aho twakusanyije abasirikare mu karere k'umujyi Kambare duhaguruka, ari abo bazanyira Bunyenyezi ari n'abazanyira Ndugutembere, twari twarundanyije abasirikare hafi ya Baraksi ko twagomba kubasora mu kigo, barahitwa mu Nkaga, abandi twabahishe na Uyo, abenshi natwe aho twahagurutse duhagurukira nyuma aho Nduguteye yadusanze ni n'Amakwekwe na n'Amatara, aho hegeranye ahitwa za Indian Quarters, niho twirundanyirije turahaguruka dufata umusururu tujya i Rwanda. Ahandi gace ko muri Kaptorwa twoperatingiraga ariko hatari detachment n'imwe, n'ahitwa za Kapororo ni Kapkwata Benit mu hejuru mu rusozi rwa Elgon, ahitwa za Tingei ku mupaka, ahitwa za Sipi, n'ahitwa Simukona uzamuka uva muri Mbare mu bibero by'umusozi wa Elgon. Muri Teso ahantu hose hari imirwano, hose hari mu barwanyi hagati, n'abantu bapingaga leta cyane, niho abasirikare bakuru bose ba Sunlight Clore ba Eregu niho bakoreraga, guhera za Kacumbara muri Kumi, Bokedeya, Kachaboyi, hose hari za detach buri gihe. Koliri, Kamuturu mu karere kanjye koko kari gafatanya na Bugisu, iyo twari turimo ari muri district, nabaga muri Karamoja, deployment muri Karamoja, Sebei, Kumi na Mbare area, we all over. So tukabaka Koliri, Kamuturu, then tukajya dufatanya n'izindi unit tukinjira mu mazinga hitwa za Mukura, Marera, Magoro, Kapiri, aho se hahoraga detach. Hakabona soroti mu mujyi rero, hakabona hitwa za Aloit na za Ngora, aho se ni detach n'ahantu habaga mu ntambara all the time. So mu karere ka Palisa muri Kumamu area, Palisa, Budaka na Kaberamedo na Serere, naho hari ku edge intambara. Akenshi za Serere haba hararwane na za Kaberamedo, ariko ari intambara ziva muri Teso. Twagiraga deployments muri West Nile hose, muri Nebe na Arua, hitwa za Wari, Nyapeya, za Paida, za Panyimuru na Parombo, za Padiere, hitwa za Ngare, za Pakuba, Puvungu, renze urutino rwa Pakwaci na Pakwacu bwaho mu Kagi kaho, ukazamuka hitwa Wadirayi ugaruka ku muhanda w'igitaka ujya Arua. Deployments zindi zara hitwa Rhino Camp, hagati rwose uva muri Nebi uzamuka Arua, ukinjira mu magomboro yaho ya Zamvara, Maracha, Arua mu mujyi, ukajya hitwa Gergire aho habaga deployment y'abasirikare, ukajya muri Terego, Aringa, ukajya hirya ku mipaka ya Kongo na Uganda, Yumbe na Koboko. Aha hose habaga deployment, hagiye hatungana mu bihe bitandukanye, ariko hose tukirangiza intambara hari ibintu bimeze, hari imvururu, hari bidatunganye. Fred Rwigema intwari yacu yari aha hose. Intambara ebyiri zikomeye Fred yarwanye zari zigamije gukuraho leta muri izo insurgency n'izi zikurikira. Fred Rwigema yarwanye intambara muri izo zose ebyiri zari zigamije gukuraho leta, maze ahagarika
abendaga gukuraho ubutegetsi bwa Museveni. Intambara ya mbere ikomeye cyane yaranaguyemo niyo ahitwa Conakry. Iyo ntambara yarayitsinze, yivugana n'uwari uyiyoboye witwaga Eric Odwar. Iyi yari kampeyini ya nyuma yo kumanuka bagafata Kampala. Izari ingabo za UNL za kera zirimo abarwanyi bari trained biyunze n'umutwe wa Holy Spirit Movement wa Alice Lakwena. Indi ntambara ya kabiri niyo Lakwena yikubuye mu majyaruguru akanyura mu burengerazuba murasirazuba akaza akarinda agera ahitwa Magamaga muri Ginja hafi ibirometero 60 byonyine. Yaraje gukuraho leta y'i Kampala maze Rwigema harwana intambara ikomeye cyane. Aho niho Lakwena yatsindiwe burundu. Bakamandazi benshi bari hamwe nawe b'abasirikare ba kera barimo uwahoze ari chief of staff w'ingabo z'igihugu za UNL, Smith Opon Achak n'aba Kano Kirama n'abandi bose barafatwa mpiri, bamwe barafungwa abandi basubizwa mu gisirikare. Ibi byose nibyo byatumye Fred Rwigema Gisa bamwita imana y'intambara. Abantu bose baramuzi kandi ahantu hose yari ahari. Abo banyaruguru bose barwanyaga leta. Iri zina ntabwo ryavuye mu basirikare be, ahubwo ryavuye muri abo bantu babaga bararipotinze bagashima ubutwari bwe n'ubuhanga bwe. Kandi abo bantu bose batsinzwe. Fred yabigishaga kuyoboka bakaba ingirakamaro mu kubaka igihugu cyabo. Iriya ntambara ya South Sudan mwabonye yaje kuvamo igihugu cyitwa South Sudan. Iki tuvuga uyu munsi Fred Rwigema niwe wasize abaje kubageza ahantu hashimishije hatumye bagera kuri ya ntego yo gufata igihugu cyabo bakabona ubwigenge. Aha ni amateka mbaha kuko yari irwanye cyane big time abafasha. Dore aho benshi mu nkotanyi baturutse mu madistrict muri za deployments zose n'izindi nyinshi zitari mu karere k'imirwano. Muri Western, ubwo nuvuga muri Western niho hatari imirwano, muri Central Uganda na Southern Uganda. Abasirikare rero benshi baturutse muri utu turere tw'imirwano navuze haruguru. Mbere yo gutangiza urugamba rw'icyaje kwitwa RPA, buriya ntabwo twagiye turi RPA, twabyadaputinze inyuma turi duhagaze mu Rwanda twaratashye mu 1990. Ahenshi muri abo bantu rero navuze haruguru narahageze ndanahakorera cyangwa ndarwanira akenshi. Iyo ruguru yo havukaga imirwano mishya twarimurwaga tukoherezwa aho igihugu cyari kidukeneye. Niyo mpamvu twavuye mu bice byinshi cyane byari bifite ibibazo by'umutekano. Dore mu turere twari dufite resistance cyane, aho ingabo amadistrict ya kera, aho ingabo zarwanyaga leta zari zicukitse. Kandi buriya mumenye ko politike yo gutaha kwacu ifite ikintu kinini cyane yorohereje kuri leta ya Museveni, kuko twari twarabaye urwifasho rukomeye rw'abarwanyaga leta icyo gihe. Batwitaga NORA, NORA, bivuga Northern Rwandese Army, aho ni mu majyaruguru. Abo mu burasirazuba bakatwita Orogeni bisa n'agaka bwabo ifu bitewe buva mu mazi baroba mu kiyaga cya Cyoga no muri Victoria, bwitwa Mukene n'injanga. Batwitaga injanga kubera kudusuzugura ko turi batoya n'iki n'ibitutsi nyine bisebye abantu bose udashaka. Rero izi district zose nizo zarimo abantu badashaka Museveni, bashaka ko bari zisinze ubutegetsi bwe baburwanya kuva bivuye inyuma. Hari Guru, akandi mu karere ka Choriland, hari Guru na Kitugumu, hakaba iwabo Obota uvuka muri Ndango nyine Lira yose, hakaba Teso yose irimo Soroti na Kumi, ubwo byaciyemo kabiri. Hakaba abantu muri bari barokamwe n'ishyaka rya UPC, yewe nabo muri Tororo nabo barimo bari abajopadora n'abateso bashabikiyemo
kuba abateso burya ni benshi mu Eastern. So, ubu burere bwose bwari bwaratsize bugomba kurwana kuvanaho Museveni. Hari kandi n'abataramwumvaga neza bagendeye kuri abo bandi bamurwanya. Hari akarere ka Western Nile kose karimo Nebi na Arua, kubera ko akenshi ikibazo cy'umutekano cyabaga gikomeye hakurya y'umugezi munini wa Nile, kubera abacori babangikanye hakuno ku burasirazuba bwabo. Aho naho wasangaga akenshi hari umutekano muke. Dore ubutumwa nabaha bwo kuzageza kuba bakomokaho n'abuzukuru banyu n'abuzukuruza. Aya ni amateka y'Abanyarwanda n'Abagande y'ingenzi. Ni amateka akwiriye kubikwa no gusangizwa abakiri bato muri iki gihe. Abana banyu, abuzukuru banyu, abuzukuruza bacu, mwese muzayakenera, kuko n'ubundi baca umugani ngo utazi yava ntamenya aho ajya cyangwa aho yerekeza. Ni ngombwa rero ko ibisekuru bizaza bimenya aya mateka y'aho twavuye, ibyo twanyuzemo, n'impamvu twagiye dufata inzira n'ingamba nk'izo twafashe icyo gihe cyo muri 90, kugira ngo bazasobanukirwe neza amateka yabo n'akarere kabo bakomokamo. Mwese murakoze kuntega amatwi muri iki kiganiro cy'amateka yanyu. Murabeho kandi Imana ibahe imigisha. Murakoze.